Ese wabigenza ute wambutse inyanja ugakora urugendo rwa kilometero ibihumbi n'ibihumbi usanga umuntu umaze imyaka 10 uhaye umutima wawe yarangiza akakubera inyamaswa yambaye uruhu rw'umuntu? Bakunzi ba Legend Update Pro, ikaze muri episode ya kabiri ya True Story ishavu ry'urukundo. Niba ushaka kumva aho urukundo rutakarira mu nyanja y'ubwiyorobetsi, ntega amatwi. Kandi niba utarakora subscribe kuri Legend Update Pro, yikore kugira ngo twere gutandukana mu ishavu ry'urukundo. Mu gice gishize twabonye ukuntu Queen yasezeye i Kigali n'ibyishimo byinshi. Yaraje asanga Kevin wa musore wamusezeranyije ko umunsi Imana yamuhaye umugisha azamukorera ibyiza byose ku buryo atazigera yicuza kuba yaramuhaye umutima we. Queen yageze Heathrow Airport i London mu Bwongereza, umutima we wuzuye ibyishimo. Amaso yareba impande zose ashakisha isura ya Kevin, ariko se aho ku kibuga cy'indege yaramusanze. Iyo Kevin aza kuba akiri wa wundi wo mu myaka 10 ishize, yari kuba ari ku kibuga cy'indege Heathrow ategereje umukunzi we Queen yamushyiriye indabo nk'uko abagabo bakora iyo bakiriye abagore babo baturutse kure. Ariko siko byagenze. Queen yamaze isaha yose ahagaze Heathrow ku kibuga cy'indege ategereje Kevin, areba abantu bose imbere ye. Mbese byari byamucanze. Nawe urumva umwana w'umukobwa uturutse i Kigali akisanga ku kibuga cy'indege nka Heathrow ari nabwo bwa mbere akoze urugendo n'indege. Kevin yaje kumugeraho nyuma y'amasaha 2 yose, kandi ntiyaje aseka, ahubwo yaje amaso ye areba ku ruhande ndetse n'intekerezo ze ubona ko zitari hamwe. Binagaragara ko atigeze yishimira kuba Queen amusanze mu Bwongereza. Yewe nta nubwo yigeze yifuza no guhobera Queen ngo nibura mugabanyirize umunaniro w'urugendo. Ahubwo yahise amubwira ati, umukobwa nkawe nta nubwo uzi uko London imera. Ngaho ufata ibyo bikapu byawe tugende, kandi tugende vuba kuko ubu ngubu parikingi iri kumbarira amapawundi ndaza kwishyura. Queen yakutse umutima, maze mu mutima we akibwira ati, ese uyu ni Kevin? Uyu ni Kevin twabanaga mu bitekerezo? Ariko ibi byose yanze guhita bibwira Kevin, akagira ati, ni umunaniro w'akazi k'i London n'ubuzima bwo mu mashuri n'amahanga yabagamo wenyine. Buri ubwo mageze ndaza kumufasha, ibi byose bizashira. Buri imodoka berekeza muri quartier ya King's Cross aho Kevin yabaga. Mu rugendo mu modoka nta jambo na rimwe ry'urukundo Kevin yabwiye Queen. Yabaga ari kuri telefone ye areba hanze, cyangwa se amubwira amategeko agomba kuzajya yubahiriza mu buzima bw'i Londres. Amubwira uburyo mu Bwongereza amafaranga agorana, amubwira uburyo atagomba kuzajya amubaza buri kintu cyose, mbese amwereka uburyo atagomba kuzamubaza ibintu byinshi, n'uburyo agomba kuzirinda kuvugana n'abantu b'i Kigali, kuko ngo abantu b'i Kigali nta na kimwe bazi ku buzima bwa London. Bageze mu nzu, Queen yahasanze akuka katari keza. Inzu yari icyumba kimwe gusa, kirimo ibikoresho bike cyane. Ariko icyamuteye agahinda ntabwo ari ubukene bw'inzu, kuko Queen yari amenyereye ubukene bwa Kevin i Kigali, kandi yarabwihanganiye imyaka 10 yose. Icyamuteye agahinda kikanamutera ubwoba kurushaho, n'umutima we ukikanga, n'ibyo yasanze imbere muri iyo nzu. Ku meza yo mu gikoni hari ibirahuri 2 by'inzoga, bigaragara ko hari abantu bahoze babinyweramo. Ku buriri hari imyenda y'abagore itari yo Queen yigeze kumuha. Queen akireba ibyo bintu, umutima we watangiye gutera cyane, ariheba.
yafashe umwanzuro wo kubaza Kevin mu cyubahiro n'urukundo ati, Kevin mukundwa, hano hari imyenda y'umugore kandi ndabona hari n'ibirahuri by'inzoga. Mbese hari undi muntu mubana mwasangiraga hano? Mbese hari undi mugore mwaba mubana? Ko nabonye n'imyenda y'umugore kandi nkaba mbona n'ibirahuri bibiri. Bakunzi ba Legend Update Pro, amagambo Kevin yasubije ateye agahinda ndetse aranagayitse. Ntabwo yigeze asaba imbabazi cyangwa ngo asobanurire Queen mu bwitonzi. Yahise ahinduka inyamaswa, amureba mu maso n'uburakari bwinshi, maze aramubwira ati, urarata ubujiji bw'i Kigali mu nzu yanjye? Niba ushaka kubaho neza muri iki gihugu, urafunga umunwa wawe. Nta gushidikanya hano uri ni mu nzu yanjye, kandi ibyo ubona byose nta burenganzira ubifiteho. Iryo joro rya mbere ntabwo Queen yaryamye mu maboko y'umugabo yategereje imyaka 10 yose. Yaryamye hasi ku makaro, arararira, areba hanze mu madirishya, areba ikirere cya London, anibaza uburyo isi imwikaragiyeho. Umutima we warateraga cyane, maze muri we akibaza ati, ese imyaka 10 y'urukundo yose irangiriye hano koko? Ibyo byose ntibyari iherezo, ahubwo ryari itangiriro. Nyuma y'amezi 2 Queen yaje gusama. Kubwe yibwiraga ko gusama kwari gutuma Kevin acururuka, akishimira ko agiye kubona umwana we w'imfura. Siko byagenze, ahubwo gusama kwa Queen kwabaye nko kongera essence mu muriro. Kevin yatangiye kujya ataha saa 8 z'ijoro, akamubwira ko ari we wabaye umutwaro mu buzima bwe. Umunsi umwe Queen yaje gufata telefone ya Kevin asinziriye. Muri telefone yasanzemo ibintu byamuteye ubwoba, amabanga akomeye Kevin yari yarahishe mu gihe cy'imyaka 2 yose ari mu Bwongereza. Amabanga yashyinguye burundu ibyiringiro byose by'urukundo rwa Queen na Kevin mu mutima wa Queen. Ese ni iki Queen yasanze muri telefone ya Kevin cyashinguye umutima we? Ese naye mabanga akomeye Kevin yahishe mu buzima bwe bwa London? Ibi byose n'ibindi ufitiye amatsiko tuzabirebera hamwe mu gice cy'utaha. Kanda subscribe kuri Legend Update Pro niba wari utarabikora, utazacikanwa n'iyi true story yose. Wanayisangiza abandi. Urakoze cyane.